Icyitonderwa rero noneho ubu butumwa mu bwumve, mu bukurikire neza, mu buntangire neza. Ubu ngubu turaza kujya duhana aba bantu bashishikariza abandi kwinjira muri izo za piramide, kuko ngo ufite 10% ukirukanka, ariko hari nabo dusanga yashyizemo umwana we, yashyizemo umugore we, muramu we, nyirabukwe, sebukwe, bakazana, sinakubwira. Abo bantu biruka mu bantu bakoreshwa nako ka pourcentage bababwiye. Abo bantu tugiye kuba, ubu nibo tugiye kujya dukurikirana. So wagwan my beautiful people, welcome back to Nitiraganita ibisanzwe Nitafari Comedy Viper ni Tanzania. Okay, ubushize nakoze kuri TMP, abantu bampereza comment ngo kubeshya ngo ndi kuvuga nta byo nzi, ngo ndi gushaka views. Of course mu content creator machaka na views, ariko nandi kubaha amakuru y'ukuri yari yatanzwe na leta ko TMP itemerewe kubika amafaranga y'abanyarwanda. Ariko ntabwo nandi kuvuga ko TMP ari scam cyangwa se babeshya, kuko nta kuntu umuntu yashora miliyoni ze 1000 cyangwa 100 mu kintu runaka umuntu urangiza uvuge ko ari scam. Kandi twagiye tubona na advertisement z'ibigo bitandukanye nka TV1 na n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bivuga kuri TMP, ugasanga n'abayobozi b'utugari b'imirenge bari kuvuga nyine ngo TMP ngo ni ikigo cyiza kiri gufasha abanyarwanda kwiteza imbere. So ubwo ngiye ndinde wo kuvuga ngo umuntu ni umuscam, umuntu uri guhereza abantu amafaranga ninde wo kuvuga ngo ni umuscam cyangwa se ngarabeshya. Umuntu washoye miliyari ninde wo kuvuga ngo ni umuscam? Ntabwo nindi kuvuga ko ari umuscam, ahubwo nindi kuvuga ko leta yasohoye itangazo rivuga ko TMP itemerewe kubika mu buryo bwari bwo bwose amafaranga y'abanyarwanda. Kandi nawe nimba uri umuntu w'umusirimu, uze kujya muri link nashyize muri description, ugenda itangazo urarisanga, riri mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Hanyuma numara kurisoma uze kubona kuvuga ko naje kubascaminga cyangwa se navuze amakuru y'ibinyoma. Ndaza gushyiramo link uze kugenda ubyisomera. Reka mbanze nguhereze bino bintu nimba ukora na TMP kandi urasanga ari byo. Ikintu cya mbere, TMP ni pyramide. Ushobora kudasobanukiwe ngo pyramide ni ibiki, ariko at the end of this video ndaza kugusigiraho video isobanura pyramide ni iki, ndetse wumve n'iki umuyobozi wa RIB yabivuzeho. Okay? Icya kabiri, ku TMP murabizi ko bagira iminsi yo kubikuza. Bivuze ko utabikuza ku munsi ushakiye amafaranga, ahubwo urategereza bitewe n'urwego uriho akaba ari bwubiko. Ikindi kintu cya gatatu, ntabwo wabikuza amafaranga ushaka. Murabizi nimba uyikora wowe uri kundeba, wowe wavuze ngo ndi scam, urabizi neza ko utabikuza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 6, 16, 80 cyangwa 75. Urabizi ko utabikuza amafaranga ushaka, utegereza uwo mubare ukabanza ugashyika. Ikindi kintu cya nyuma, nawe uzi neza kandi wanakoze, urabizi ko nta muntu uyinjiza muri TMP, bisaba kuba ufite rifa umuntu kwinjizamo. Bivuze iki? Bivuze ko nyine uko winjiza abantu benshi ni wowe ubona inyungu nyinshi. Ni nayo mpamvu ibi ngibi tubyita pyramide. Uko winjiza benshi niko winjiza inyungu nyinshi, ariko iyo birangiye hari umuntu ugiyemo vuba, birumvikana niba ugira gute kwisha maneno, nyine we ahitashye. Rero ntabwo navuze ko TMP ari scam cyangwa se babeshya. Umukire yashoye amafaranga yiwe aravuga ati reka nkore TMP. Mwarazibonye advertisement ngizi Niyibige na Jean Bosco wo mu karere ka Rubavu na Muvunyi Diane wo mu karere ka Kicukiro ni bamwe mu bahawe akazi na TMP. Ku munsi nkora inshingano 15 nkinjiza ibihumbi 7200. Nkanjye bimfasha kwishyura minervare. Kwezi ninjiza hagati y'ibihumbi 200 na 250. Yari nabarumuna banyimbasha kwishyurira amashuri cyangwa se izingizi. Naho mu ntara y'Amajyepfo, bamwe mu baturage bo muri iyi ntara mu karere ka Huye baravuga ko bishimira ku muryango TMP ukomeje kubafasha kwikura mu bukene ndetse no kubasha kubona akazi bakiteza imbere. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye nabwo buvuga ko uyu mushinga ugiye kubafasha kugera ku ntego zo gufasha abaturage kugera kwiterambere nk'uko bikubiye muri iyi nkuru ya Prince Theogene Nzabihimana. Ariko ntabwo bikwiyeho ko na leta yatanze iri tangazo, uze kujya kuri link iri muri description uze kurireba. Hanyuma ku bantu mudasobanukiwe uburyo pyramide ikora, iyi video ngiye gusigamo iraza kubisobanura uburyo pyramide ikora n'icyo ari cyo ndetse n'icyo RIB yabivuzeho. Murakoze, see you the next Comedy Viper, Kominzambe, Nita Nitilab. Ciao ciao.
Ibyo byitwa ngo pyramid scheme, tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uruhererekane, ubucuruzi bw'uruhererekane y'amafaranga bw'uburiganya butemewe bugamije gutwara amafaranga y'abantu. Muri ino minsi uko iterambere rigenda ritera imbere, abantu bajijuka, igihugu kigera mu iterambere ritandukanye, hariho n'abandi bantu nabo bazana andi mayeri cyangwa uburyo bwo gushuka abantu kugira ngo batware amafaranga. Muri ino minsi rero hari ubwambuzi bushukana buri kugenda bugaragara bukoresheje uburyo bwinshi. Urugero, hakaza umuntu umwe akumvisha abantu cyangwa akumvisha groupe y'abantu ko afite umushinga watuma umuntu ahinduka umukire mu buryo bwihuse, mu buryo butavunanye. Abantu rero bumva ari igitekerezo cyiza, hanyuma agasaba umuntu wese gutanga amafaranga kugira ngo abe umunyamuryango. Umunyamuryango akavuga ati nafunguye kampani, nimuze mu umunyamuryango, ariko ku umunyamuryango utanga aya mafaranga runaka. Iyo umaze gutanga amafaranga runaka akakubwira ati wibyihererana, ariko aya mafaranga no kuvuga ngo ushyizemo amafaranga uzajya uhabwa inyungu runaka. Uvuga ati ibyo byiza wibyihererana, shaka undi muntu. Ariko kuzanya undi muntu bakaguha komisiyo runaka, pourcentage runaka, bamara kuyaguha ukabona ko ari amafaranga kuko afatika. Ubwo yamaze gukina n'amarangamutima yawe, nawe icyo ukora uragenda ugashaka abandi. Uwa undi wabwiye nawe akabwira undi, uwo wabwiye akabwira undi, abantu ugasanga babaye benshi. Ariko ubwo byose ntabwo ibanga we aba afite nka nyiri igitekerezo, abantu baba barimenye. Noneho ubwo buryo twavuze bwa piramide usanga buteye nk'umutemeri nyamigongo mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu cyongereza ariyo pyramid. Uko umuntu wazanye igitekerezo kinini yaturutse hejuru, uko ugenda winjizamo abandi bantu ba members cyangwa abanyamuryango bagenda baba benshi hasi. Ariko iyo ukurikiye usanga inyungu zihabwa umuntu wo hejuru. Aba bantu rero bakoresha amagambo areshya abantu, nka hinduka miliyoneri, hinduka umukire mu gihe gito, si ngombwa kuvunika, gukira kuko wavunitse, ubukire bwihuse. Ayo magambo rero agenda akora ku marangamutima y'abantu, ugasanga atumye binjira muri ibyo bikorwa. Muri make ubwo bucuruzi nuko butangira bukora. Ingero ni nyinshi n'amayeri bakoresha ni menshi, bagenda bayanahindura. Uko iyo twatahuye amayeri amwe bakoresha, nabo barahindura bagakoresha andi mayeri. Urugero, umuntu akavuga ati tanga 5,000 uhabwa 40,000 mu minsi 8. Ubu buryo bukoresha amayeri yo gusaba abantu kujya mu kimina. Mu by'ukuri arakubwira ngo mujye mu kimina, ariko icyo agamije ntabwo wajya mu kimina wenyine. Uwo yabibwiye ubwo ushaka abantu kugira ngo mujyane mu kimina. Urumva iyo ushatse rero abantu mujyane mu kimina, ubwo wamaze kubahamagara already, nabo bagatanga bya 5,000. Noneho bakakubwira ati ugomba no kongeraho ibindi 2,000 ngo bya IT, ngo kugira ngo ujye muri system. Ariko mu by'ukuri uwazanye icyo gitekerezo akenshi nk'ubu buryo nta nubwo usanga nk'abaza kurega, urabaza ati ninde muntu wazanye icyo gitekerezo, ugasanga ntamuzi. Amafaranga se muyohereza kwande, ntitumuzi. Ugasanga n'uburyo bwo kurezamo ayo mafaranga n'uburyo bwa mobile money, abantu ntibigeze bahura mu buryo bugaragara. Yamara kwinjizamo abantu, yamara kugwiza amafaranga ya ba bantu, akagera gutya agafunga za telefone, abantu bakabura. Ubundi buryo, hari ubundi buryo mu cyongereza bita ngo multi level marketing. Ntabwo nabashije kubona ijambo ry'ikinyarwanda, ariko turarisobanura byumvikane. Haza nka company cyangwa iduka runaka ricuruza ibicuruzwa runaka, akakubwira uti kugira ngo ube umunyamuryango ugomba kubanza ukagura 1 kilo cy'ifu bakubwira ngo
ifu inyoye igikoma cyayo gituma bimera gutyo ugira umubiri mwiza ibintu nk'ibyo. Aya mavuta iyo yanyoye, aya majyane iyo yanyoye atuma unanuka. Ugasanga uguze ibyo bintu, ikiro kimwe cy'ifu, litiro imwe y'amavuta cyangwa n'agakarito kamwe k'amajyane, ukabigura ku bihumbi 35 byonyine. Icyo giciro ntikinabaho, ariko akakumvisha ko iyo ubinyoye ushobora kunanuka cyangwa ukagira umubiri mwiza, ukagira ingufu, ibintu nk'ibyo. Noneho cyangwa se kugura amavuta yo guteka litiro 3 ku bihumbi 36 kugira ngo ube umunyamuryango. Urumva ko bo bakoresheje amayeri kugira ngo twebwe iyo dukurikiranye avuga ati no, tugiyeho ntabwo ari ubucuruzi bw'amafaranga, ahubwo abantu baraza bakagura ibicuruzwa. Gura ji ya litiro imwe ku bihumbi 35, ariko noneho akakubwira ati ibyo bintu hari uburyo bumwe, bigure ubikoresha iwawe cyangwa se ubigurishe, ariko noneho ntiwihererane ibyo byiza, ntiwihererane ibyo banga, ugende ubwire n'abandi bazi. Ubwo utangiye kujya gusensibiliza abantu ngo baze. Uko umuntu aje, wigije umuntu akaguha komisiyo y'ibihumbi 6, kavuga tuzi ko bya bintu birimo business. Icyumvikana nuko abantu bahita batangira kwirukanka ya misozi bashaka abandi bantu. Muri make hariho abantu bari kugura ibintu ku biciro bihanitse, none usabye ko binjizamo abantu, urafataho komisiyo, ariko batanga n'amafaranga gusa. Ibyo byo kugura ibintu ntabwo ari cyabagamije, mu by'ukuri si cyabagamije, ahubwo ababikora kugira ngo yihishe, cyangwa nk'agakingirizo, cyangwa se nko kugira ngo ubugenzacyaha butaza gutahura ko ari muri bwa bwambuzi bushukana. Usanga hari ingaruka bigira ku bukungu bw'igihugu. Izo ngaruka wenda navuga ingaruka 3, ni nyinshi ariko ndavuga 3. Iyi piramide, ubu buryo bw'uruhererekane rw'amafaranga bunyunyuza ubwizigame bw'abanyagihugu, ubwizigame bw'abanyarwanda buranyunyuzwa, noneho amafaranga avuyemo akoherezwa ahandi. Ubundi muzi ko ibigo by'imari bidushishikariza kuzigama amafaranga. Iyo uzigamye amafaranga nibwo ubukungu bw'igihugu bugwira. Amafaranga ko gacuruzwa akaguma mu gihugu, agakora mu gihugu. Ariko bo ubu bwizigame buranyunyuzwa, amafaranga agahita yoherezwa mu bindi bihugu. Ikindi ya kabiri, ibi bikorwa bya piramide cyangwa uruhererekane rw'amafaranga ni ibikorwa bitesha agaciro, ibikorwa bitesha agaciro ibikorwa bya banki cyangwa ibigo by'imari. Bitesha agaciro bigaragaza ko banki yo ihenda abantu, ahubwo ibi bya piramide ari byo byungukira abantu mu buryo bwihuse. Ugasanga ari abantu ntibitabiriye amabanki, ahubwo bitabiriye ibi bya piramide, kandi bitera igihombo kinini cyane. Icya gatatu, nta buryo burambye, ibyo bita sustainability, nta buryo burambye. Igihe icyo ari cyo cyose wa muntu watwaye amafaranga, washoyemo amafaranga, cya gikorwa washoyemo amafaranga yawe, igihe icyo ari cyo cyose cyafunga. Iyo gifunze ukurikirana nde? Ariko iyo ushyize amafaranga yawe muri banki nubwo yahomba, hari uburyo abanyamuryango basubizwa amafaranga yabo. Nta banki ishobora kubyuka ngo ihite ifunga ako kanya. Ariko uriya muntu agera cyo agafunga account, amafaranga yariho akayamaraho, yangiza mwajya gushaka bwacya mu gitondo, ugasanga abantu batonze imbere y'iduka ngo bashaka wa muntu. So urumva rero ingaruka ni nini, ingaruka ni nyinshi ku bukungu bw'igihugu ndetse no kubw'abantu ku buryo bw'umwihariko. Twebwe ubundi tugenza ibyaha iyo tumaze kubona ibimenyetso bihama umuntu, atabwa muri yombi, agafungwa, dosiye igakorwa, ikoherezwa mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bukayiregera urukiko. Urukiko nirwo rwemeza ko wa muntu afungwa, ndetse bagashyiraho n'igihe giteganywa n'itegeko umuntu afungwa agahanwa. Kuba mutarabimenye, ubwo mwakurikirana neza, kuko si nabo gusa, hari
hari n'abandi bagejejwe imbere y'inkiko, muzakurikirane rwose kuko burya n'abanyarwanda baba bakeneye no gutangarizwa icyavuye muri bya bikorwa ubugenzacyaha buba bwakoze. Dosiye zose twakiriye ndetse natwe izo twagenjeje izoherezwa mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha nabo bukaziregera muri kote. Niba hari n'uwumvise n'ubu butumwa nako n'iki kiganiro akaba yumva hari uburyo yaba yararenganyijwemo, atwegere atanga ikirego, abo bantu bakurikirana. Ndetse niba hari n'abandi bantu nabo bashobora kuba bari muri ibi bikorwa, twabagira inama y'uko babihagarika. Turasaba rero abanyarwanda kugira amakenga, gushishoza igihe cyose bashaka gushora amafaranga yabo. Ngira ngo hari ibigo bizwi abantu bashoramo amafaranga kandi byizewe hano mu gihugu, ushobora gushoramo amafaranga yawe akagaruka mu buryo bwiza nta nkeke. Murakoze cyane.